Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese abakurikiye muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana, nizere ko rutagwa biziminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira abasangije itetuye muhanga mu byo yahanze. Wahanze byinshi bihambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi narababwiye ngo nta wahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye, uwo mwami aragahora ku ngoma. Murabizi rero ko hari indwara zigenda zihitana abantu benshi kagira gutyo ukajya kubona ukabona umuntu runaka agize gutya ngo yarwaye uburwayi buramurembya akaba yitabye Imana, cyangwa se akaba duciye mu myanya y'intoki, nyamara ugasanga iyo yitaweho mbere y'igihe cyangwa se akabona ubuvuzi mbere y'igihe rwose ugasanga agize ubuzima buzira umuze. Rero iyi cano nk'uko mubizi dukunda kuganira ku buzima turi kumwe na muganga Clement. Rero mudatinze cyangwa se tudatinze, reka noneho tuganire ku bintu bijyanye n'indwara y'umutima. Ndabizi hari byinshi abantu bashobora guhita bibaza batari ko se indwara y'umutima ifata gute? Ese niki cyambwira ko ufite uburwayi bw'umutima? Niki cyakubwira ko umutima wawe utarimo gukora neza? Uyu munsi rero tubazaniye ibimenyetso bigera muri 11, ni ukuvuga ngo ni ibimenyetso muruza ku buryo ukimara kubona kimwe muri ibi ngibi wakwihutira kwisuzumisha cyangwa se ukabagana muganga kugira ngo umenye ko umutima wawe uhagaze. Ndabizi rero hari n'abashobora kwibaza batari ko se ubundi umutima uterwa n'iki, cyangwa se iyo ndwara y'umutima yaba iterwa n'iki? Kuko hari indwara nyinshi zigenda zibasira abantu ariko ugasanga wenda bituruka mu bintu baba bariye cyangwa se ibyo baba bakoze cyangwa se ibindi bintu runaka, cyangwa se ugasanga ni nakarande mu muryango. Ariko noneho turaje tubereke noneho iyi ndwara y'umutima byinshi cyane mushobora kuba mwibaza kuri yo bigiye gusobanukira hano kuri muganga Clement. Nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe nakubwira ngo hitu ubikora, kuko hano ni ku isoko y'ubuzima, ni ahantu tuzagenda dusobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye n'ubuzima. Rero tubahaye ikaze mu kiganiro kibereka byinshi ku ndwara y'umutima. Mu gihe umutima utari gukora neza, abagabo bumva ububabare mu kuboko kw'ibumoso, ariko noneho abagore bo bashobora kubwumva mu maboko yose, ndetse bamwe mu bagore bajya bagira na buno bubabare mu nkokora y'akaboko k'iburyo mbere y'uko bahura n'ikibazo cy'umutima. Ibi bikaba biterwa n'uko ububabare buva mu mutima bujya mu ruti rw'umugongo, aho imyakura yose ihurira, nyuma bikaza gutuma ubwonko bucanganyukirwa bugakeka ko ukuboko kwawe gufite ikibazo, ariko mu by'ukuri kidahari, noneho bugateza ububabare mu kuboko. Ikindi kimenyetso wamenya nuko nubona ufite inkorora idakira. Inkorora idakira mu busanzwe ni ikimenyetso cy'ibibazo byinshi cyangwa se indwara nyinshi ku muntu, harimo n'ibibazo bikomoka ku mutima. Urugero ni nk'inkorora izana amatembabuzi ajya gusa n'umuhondo, irasanzwe ku bantu babana n'ibibazo byo guhagarara k'umutima cyangwa se heart failure. Nubwo bavuga ko umutima uba wahagaze, ariko nanone ntuba wahagaze burundu ngo ureke gutera, ahubwo bivuze ko umutima w'umuntu uba utari gusunika amaraso nk'uko wakagombye kubikora. Kubera ibyo bigatuma umubiri wose utabona umwuka uhagije. Nanone iyi nkorora idakira yaba muri kimwe mu bimenyetso biranga ibibazo bikomeye by'umutima, harimo ibizwi nka DNC, ari nabyo bivuze kubura umwuka bitunguranye. N'ibi nabyo bigaragaza indwara y'umutima ikomeye cyane. Ikindi kimenyetso wamenya nuko kubyimba amaguru, mu bujana ndetse n'ibirenge. Mu gihe umutima wawe utari gusunika amaraso ahagije mu mubiri, amatembabuzi aba ari mu miyoboro y'amaraso atangira kuvamo ajya mu bindi bice by'umubiri biyikikije. Ibice byo hasi bikaba ari byo bikunda guhura na kino kibazo kubera imbaraga rukuruzi z'isi cyangwa se gravity. Bikaba byitwa peripheral edema. Gusa ibi bibazo nanone bikaba bishobora guterwa n'umwijima udakora neza, cyangwa se umuvuduko w'amaraso, indwara y'ubuturumburuke, gutwita ndetse no kwicara igihe kirekire utagenda. Gusa ariko nanone ikaba ari rusange ku bantu bafite indwara y'umutima. Niyo mpamvu umuntu aba akwiye guhita abyitaho, akaba yakwihutira kwa muganga akajya kwisuzumisha nimba yibonyeho bino bintu. Ikindi kintu wamenya nuko kumva ufite isesemi no kubura ubushake bwo kurya, nacyo kiba gishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'umutima. Abarwayi benshi b'umutima bakunze kugaragaza iki kibazo cyo kubura ubushake bwo kurya, isesemi cyangwa se byose icyarimwe. Nubwo baba bafite ubwoko bwinshi bw'ibyo kurya, impamvu ibitera ikaba ari uko amatembabuzi aba yagiye mu mwijima no mu mara, ntatume igogora rigenda neza. Ibimenyetso rero akenshi bikaba bikunze kujyana no kuribwa mu nda, kumva ubangamiwe mu gifu no kumva watumbye mu nda. Nubwo kubabara mu nda bigaragaza no mu zindi ndwara, ariko nabyo birasanzwe ku barwayi b'indwara y'umutima. Ikindi kimenyetso wamenya ni ikimenyetso cyitwa kumva utishimye kandi wataye umutwe, extremely anxiety.
Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe n'umuryango w'Abanyamerika wita ku ndwara y'umutima wagaragaje ko abantu bakunze guhura na kino kibazo cyane cyane ku myaka yo hasi, nyuma bikaza kuvamo indwara y'umutima ifata umutsi ugemurira amaraso umutima, coronary heart disease. Gusa iki kibazo cyo kumva wataye umutwe nacyo gishobora guterwa n'ubuzima ubayemo butameze neza ndetse n'ibindi byinshi. Ikindi kimenyetso wabona ni ikimenyetso cyitwa kwitura hasi cyangwa se fainting. Ibi bikaba birangwa no kumva umutwe woroshye no guta ubwenge bwa hato na hato. Ibi bikaba nabyo ari ibisanzwe ku barwaye indwara y'umutima. Nk'uko twabivuze haruguru, iyo umutima utari gusunika amaraso ahagije mu mubiri, bivamo kubura umwuka uhagije mu bice byawo, noneho n'ubwonko bukagerwaho na kino kibazo cyo kubura umwuka. Ibi bituma habaho ikibazo cy'umutima bita cardiac syncope. Iyi ndwara ikaba ihitana cyane cyane abantu bari hejuru y'imyaka 60. Ikindi kimenyetso wamenya ni ikimenyetso cyitwa kwereruka k'uruhu. Ubusanzwe hari abagira uruhu rusa naho rwerurutse, abo ntibivuze ko baba barwaye umutima. Gusa nanone iyo bibaye bikabije, biba byatewe n'uko hari ikibazo umutima wawe ufite. Bikaba biterwa n'uko amaraso yagabanutse mu gutembera mu mubiri, bitewe n'umubiri utari gusunika amaraso ku rugero rukwiriye. Bikaba byatera ikintu cyose gishobora kwitambika amaraso ntatembere mu mubiri neza. Gusa nanone byaterwa n'ikibazo cyo kugabanuka kw'amaraso kizwi nka anemia. Ikindi kimenyetso wamenya nuko kugira ibihushi ku mubiri no kugira amabara adasanzwe. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko ufite uburwayi bw'umutima. Ubushakashatsi bubiri bwakozwe bugashyirwa hanze, bumwe bukaba bwarasohotse mu kinyamakuru Journal of Cardiology and Clinical Immunology, n'ubundi bwakozwe na American College Cardiology. Gututumba no kugira ibinya bya hato na hato bigaragaza ko umuntu afite amahirwe menshi yo kugira ibibazo by'umutima. Ikindi kimenyetso wabona ni ikimenyetso cyitwa kugira umunaniro uhoraho cyangwa se uza utunguranye. Ibi rero byo nabyo nubyibonaho uzamenye ko ufite ikibazo cy'umutima, bitume uhita wihutira kujya kwa muganga. Umunaniro ukaba waba ikimenyetso cy'ingenzi ku muntu uri gufatwa n'umutima cyangwa se heart attack. Abagore bakaba aribo bakunze kugaragaza uyu munaniro ku kigero cyo hejuru kurusha abagabo. 70% by'abagore bafatwa n'umutima bagaragaza umunaniro ukabije, kandi bigenda byiyongera uko umunsi ukura. Ibi bikagaragaza umutima uri kugenda ucika intege, ndetse uyu munaniro ushobora kuza ukoza akantu gato cyane nko gusasa uburiri gusa cyangwa se gukaraba mu maso, ukumva wahise unanirwa cyane. Rero nimba uri umudamu ukaba wibonaho ibyo bimenyetso, nakubwira ngo wakwihutira kujya kwa muganga ukisuzumisha ikibazo cy'umutima. Ikindi kimenyetso wabona rero ni ikimenyetso cyitwa kubira ibyunzwe cyane. Kubira ibyunzwe cyane cyangwa se kuzana ibyuya byinshi. Ibi bintu nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'umutima. Kubira ibyunzwe cyane nabyo byaba ikimenyetso cyerekana indwara y'umutima. Ibi bikaba bifata umuntu igihe cyose, haba ku manywa cyangwa nijoro. Ibi nabyo bikaba bigaragara cyane ku bagore kuruta abagabo. Bikaba bikunze kugaragara ku bagore bakuze. Ugaragaza ibimenyetso birimo ibicurane, kumva umubiri uhehereye cyangwa se wakonje, no kubira ibyuya hatagendewe ku gipimo cy'ubushyuhe gihari n'ibyo uri gukora. Kubira ibyuya bikaba byiyongera cyane mu gihe cya nijoro, ukabyuka amashuka yatose cyane mu gitondo. Ahakunze gututubikana hakaba ari ku gahanga, mu biganza, mu birenge ndetse no mu gatuza. Ibi rero nubyibonaho uzamenye ko ushobora kuba ufite ikimenyetso cyangwa se indwara y'umutima, wihutire kujya kwisuzumisha. Ikindi kimenyetso rero wamenya ni ikimenyetso cyitwa kubabara mu gatuza. Nimba wiyumvisemo ibi bimenyetso cyangwa se kimwe muri ibi ngibi, nakubwira ngo uzihutire kujya kwa muganga. Kubabara mu gatuza kikaba ari kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara cyane ku mutima ukora nabi. Akenshi kuribwa mu gatuza hari igihe rimwe na rimwe biza bikomeye, ndetse hakaba ubwo biza bikongera bikagenda. Akenshi iyo wirambitse ku buriri cyangwa wicaye, kuribwa mu gatuza ntubyumva. Gusa ntugomba guhita ubyirengagiza, kuko ni kimwe mu bimenyetso bikuburira ko ugomba kugana kwa muganga mu gihe waba ugira ububabare bukomeye mu gatuza. Ibi bishobora kwerekana kandi ko ushobora kwibasirwa n'indwara yo guhagarara k'umutima. Rero ujye uhita wihutira kujya kwa muganga. Twibuke rero ko kwirinda biruta kwivuza. Ushobora kwirinda indwara y'umutima ufata ingamba zituma ubaho neza, harimo kurya indyo yuzuye, gukora siporo, ndetse no kujya kwisuzumisha ukamenya uko ubuzima buhagaze. Murabizi rero neza ko hano ari kwa muganga Clement. Birashoboka ko wahura n'ibibazo by'umutima ukavuga ati ariko se ko numvise bino bimenyetso runaka, ni gute noneho nakwifasha
kumfasha cyangwa se n'ibihe bintu bishobora kumfasha kugira ngo wenda umutima wanjye ujye ku murongo mu gihe naba ntabonye uko mpita njya kwa muganga. Rero uraduhamagara kuri nimero ngira ngo murayibona muri description ya YouTube channel, turaza no kubishyira hasi. Hano ni kwa muganga Clement. Murakoze, Imana ibahe umugisha cyane kandi mukomeze kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora n'ibyo mwerekejeho amaboko. Ndabakunda cyane rero, reka mbifurize gusoza umwaka neza kandi muzatangira umwaka mushya wa 2026 mumeze neza, mushima Imana, muguwe neza muri byose. Rero mbifurije rero Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2026. Iyi ngiyi ni muganga Clement. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo waduhamagara kuri izo nimero ziri muri screen yawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha.